hari igitondo umuntu abamo cy'umubabaro, hari igitondo umuntu abamo cy'agahinda, hari igitondo umuntu abamo cy'ibikomere bene data, ariko hari n'igitondo Imana yateganyije ku buzima bw'umuntu. Iki gitondo ni igitondo cy'umugisha. Nguhaye ikaze muri kano kanya na Remana Oreste kumwe na Bob n'ubundi kwanga ibyuma. Imana izana igitondo ku buzima bwawe, Imana izana igitondo muri famiye yawe, Imana izana igitondo ku bana bawe, Imana ikuremere igitondo mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga, tugushimiye kuri Imana ifite ubutware, tugushimiye kuri Imana iruhura umutima, kandi uri Imana ikiza, uri Imana izura, uri Imana irema amashimwe. Nyemera umuntu wese udukurikiye uzumva ijambo, uzumva iyi ndirimbo, uzumva isengesho, abone igitondo mu buzima bwe, abone ubwiza bw'Imana kuri we, abone impinduka kuri we, abone umuremera amashimwe ku buzima bwe. Mwami tugushimiye kuri Imana ishobora byose, kandi tugushimiye kuri Imana ihindura amateka. Tuzi neza ko hari ibintu byinshi bisakuriza umuntu, ariko hejuru ibisakuza uri Imana ijya ibicecekesha, ukazamura amashimwe akaba ariyo aganza ku muntu, ibisakuza bigatuza. Nyemera Kristo buri muntu wese udukurikiye ahemburwe n'uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Wagize ibitondo by'umubabaro, none Imana izanye igitondo cy'umugisha. Hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo ni icyawe. Hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo ni icyawe. Imana ishimwe. Nyamara hari igitondo umuntu abamo bugacya ari kurira. Hari igitondo umuntu agira akavuga ngo ariko nzagira igitondo cy'ibyishimo. Buriya ibitondo byose ntago ari bimwe, n'amajoro samwe, n'iminsi simwe. Icyo gitondo rero nicyo ndi kukubwira. Wari uzi ko hari igitondo Imana izazana ku buzima bwawe? Hari igitondo umuntu abamo Imana ikamwibagiza ibikomere. Murabizi ko dufite gahunda idasanzwe, isaha yo gukira ibikomere. Hari igitondo wabayemo cy'umubabaro, hari igitondo wabayemo cy'agahinda, hari igitondo wabayemo uravuga ngo iyaba urupfu rwaruze ngo runjyane, ariko ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari n'igitondo cy'umugisha Imana izanye ku buzima bwawe. Hari igitondo umuntu abamo bakamutegurira imyenda araza kwambara. Hari igitondo umuntu abamo Imana ikamwibagiza imibabaro ikamuha guseka.
icyo gitondo ni icyawe. Yesu aguhuze n'igitondo cyawe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Inshuti wowe udukurikiye, wari uzi ko hirya y'iyo mibabaro Yesu yahindura imibabaro yawe akahinduramo igitondo cy'umugisha? Wari uzi ko ibyo bikomere ufite Imana ishobora kubikwibagiza? Abantu ntibagukiza ibikomere, ariko Imana yagukiza ibikomere. Imana ishimwe. Hari igitondo cy'umugisha, hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo ni icyawe. Hari igitondo cy'umugisha, hari igitondo papa cy'umugisha, hari igitondo mama cy'umugisha, icyo gitondo ni icyawe. Hari igitondo mama cy'umugisha, komera. Hari igitondo cy'umugisha, humura. Hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo ni icyawe. Komera. Hari igitondo cy'umugisha, we gucika intege. Hari igitondo, we kugira ubwoba. Hari igitondo, hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo ni icyawe. Icyo gitondo ni icyawe. Ukobwa, hari igitondo cy'umugisha, komera shikama. Hari igitondo, hari igitondo cy'umugisha, mu kazi kawe. Hari igitondo cy'umugisha, hari igitondo Imana izanye. Icyo gitondo ni icyawe. Urugo rwawe, hari igitondo cy'umugisha, mu byifuzo. Hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo ni cyawe. Hari igitondo cy'umugisha, hari igitondo. Ndi hano nkubwira ko igitondo umazemo igihe umaze ubabaye muri iyi saha yo gukira ibikomere, hari igitondo Imana ikuzaniye. Ikababwira, hari igihe umuntu abaho akajya ngo ariko ubuzima buzahinduka nseke, ariko nanjye nzishima, ariko nanjye nzagira umunezero, ariko nanjye nzajya muri kiliziya nshima Imana, ariko nanjye nzajya imbere y'abantu nshima Imana. Hari igihe umuntu agashaka ibyo gushima akabibura, kubera ko aba ari mu gihe cy'ibikomere. Uzi ko umuntu ari mu gihe cy'ibikomere ushaka amashimwe ntuyabone. Hari igihe umuntu akavuga ariko ubundi se hari abantu ubundi banze, ariko mu isaha yo gukira ibikomere birashaka ko nawe ariko uyu munsi ubayeho ariko umeze. Ndajya nkubwira ngo hari Imana ikiza ibikomere ikazana igitondo cy'umugisha ku buzima bw'umuntu. Hari Imana ikiza ibikomere igahindura amateka. Ibikomere ushaka kubiterwa n'inshuti zawe, ibikomere ushaka kubiterwa n'abavandimwe, ibikomere ushaka kubiterwa no mu kazi kawe. Umudamu washatse yaguteza ibikomere neza cyane, ibikomere bikakuzengereza ukajya wiri gusiragira kubera ibikomere. Umugabo washatse mwiza yaguteza ibikomere, ariko umva nkubwire, Yesu Kristo ajya afata ibikomere byacu akabihindura igitondo cy'umugisha. Haleluya!
akazi kawe, akazi wicaramo wavunikiye, wasengeye, wize ugashakisha, kaguteza ibikomere, ukajya urara wiganiriza kubera akazi. Umuntu akarara yiganiriza kubera akazi byamucanze. Ibyo ni ibikomere, urika kubera ibikomere. Ariko umwuka w'Imana yumva ngo mwisa yo gukira igikomere hari igitondo Imana izanye ku buzima bwawe. Mwice hano ubwa ko hari igitondo Imana ikuzaniye. Imana ishimwe. Ubundi gitari wenda munacanga ari rukanga, ariko piano yo abari gake. Rero nkubwira ngo ibyo bikomere ufite Imana ibigukize mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Hari igikomere ushobora kugira bitewe n'ubupfubyi ubayeho, ugashaka umuntu wakwitaho n'umubona. Mperuka guhura n'umwana arambwira ati ngewe mfite ubukwe ariko nawe nta muntu n'umwe uzabuta. Ndavuga ni Imana ifite abantu benshi, ifite imiryango, ifite abavandimwe, ifite inshuti. Uzabona abantu ati oya nabuze n'uwo nazambika ingofero, nabuze n'uwo nakita umunyi. Ndavuga ni Imana ikiza ibikomere. Uzabona abantu wibaza ahantu Imana ibavanye. Imana ifite abantu. Imana igukiza ibikomere, ikaguha umuryango wari imfubyi wumvaga yuko nta bantu ufite, ukabona abantu bamubwire wowe gutegura ubukwe ukamuka ufite igikomere cyuko nta muryango ufite. Imana ifite abantu. Umva ijambo ry'Imana kuri ryavuze ngo ndi se w'ipfubyi, ndi umugabo w'apfakazi. Iyo uri kureba ukabona nta muryango ufite, ujye umenya ngo inyuma yawe hari papa, hari Kristo, hari umwami w'abami, hari umutabazi, hari umujyanama. Imana ishimwe. Uzasoma ijambo ry'Imana muri Yeremiya uzabisangamo aho ngereka ni wowe data wa twese mwiza, nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli ntatwemere, wowe ubwawe Uwiteka ni wowe data wa twese mwiza, uri umucunguzi wacu uhereye kera kose, niryo zina ryawe. Ibikomere ufite bigiye gusimburwa n'igitondo, kandi utagize igikomere ntiwabona igitondo. Habanza igikomere cy'amadene kikaza kikakuzengereza, ejo Imana ikazakora ibitangaza, amateka yawe agahinduka. Habanza igikomere cy'ubukode, ubukode bukakuzengereza, ejo Imana igahindura amateka, hakaza igitondo ukabyukira mu nzu yawe neza, ukayibyukiramo. Habanza igikomere cyo kwirukanwa mu nzu, bakakwiruka. Nigeze mabwira igikomere ndyamye na madamu turyamye, umuntu arazinuka, nyirinza azinuka asenya, akuraho urugi, akuraho ibi. Ndabase ihangana nkatwikira, ati ihangana hano iwanjye si iwawe. Icyo ni igikomere. Ibyo bikomere Yesu ajya birangiza. None hari ibikomere duterwa noneho n'abarozi. Abarozi ntacyo mupfa. Umuntu ataryamye ngasinzira, akaracuragura iwawe ku irembo, akaratongera. Imana yaguha umwana w'umukobwa, akaramutongera. Imana yaguha umwana w'umukobwa, akarararoga. Wiboneye akana k'umugisha, wiboneye umwana w'umugisha, akararatongera. Umwana akaba arakoreye, umwana akaba arabiye, umwana akaba arashikaguritse. Wari ugize ngo ugiye kwishima, ugasanga winje mu bikomere byo guhora kwa muganga. Bavuze bakajya kwa muganga ugasanga nta ndwara bafite, bakangagerageza ugasanga nta ndwara. Wasenga Imana ikakuvura igikomere. Nicahanga umwuka w'Imana ambye ngubwire ngo hari Imana ije kukuvura ibikomere ufite. Ibyo byose umuntu arashaka guhaguruka akaroga umwana wawe agira ngo ateze inyatsi. Uhembwa umushahara uwujyana kuvuza umwana, uhembwa amafaranga uvuza umwana, igihe cyose uvuza umwana, umwana akakubera mwarimu. Umurozi yaramuzengereje, nubona bigucanze injira mu gusenga. Yesu nuvura igikomere. Yesu avura igikomere cy'uburwayi akahindura amateka. Umuntu baterera igikomere cy'uburwayi bwa kanseri, arwara kanseri. Ariko mwabana umuntu arwara kanseri akivuza bikanga, agasenga gake, iyo ntaba ari kanseri, aba ari abazimu. Ari abazimu bihishe muri kanseri. Ubundi kanseri ntikira, tuzi ko itakira, ariko Yesu ajya yikiza. Kuki Yesu ayikiza? Nuko byose bituruka kuri Sekibi. Hari igitondo Imana izanye. Hari undi mubaba twiye dusengana nawe arwaye paralize, afite paralize
yari afite akazi keza ameze neza, rubanda barahaguruka bararoga, umusaya wose uragenda wa pararize, akazi karahagarara, abana ishuri barivamo, turasenga turi gusenga twinginga Imana. Umurozi aramuhamagara haramuhamagara ngo ninjye wakuroze, reka gukomeza kunkubitisha abarokore bawe. Ndamubwira nti nimba waramuroze murekure yongera we muzima. Imbaraga z'amasengesho zijye zigenda zikagera n'ahantu imbaraga z'imyuka mibi ziri kutujengereza. Iyo dusenze ibyo badutereje bisubira kwa ba nyirabyo bikabahondagura. Imana ikuvure igikomere. Muri isa gukira ibikomere, Imana ikuzanira igitondo ukira ibikomere mu izina rya Yesu. Uwo baba turasenga turi gusenga twinginga Imana. Arabwira ati ariko nangiye kumva, ati ugutwi ndi kumva gutangiye gukora. Ndamumoraho mwoza ati ndi kumva nyamara. Arabwira ati umusaya nawe uri gukora. Ndabwira nese ufite kwizera, ati ndabwira ngaho haguruka. Ahagurutse Imana imukorera igitangaza. Imana ishimwe. Imana imukorera igitangaza. Gukora cyane. Turimo dusenga no mu papa abarahagurutse. Yari amaze imyaka myinshi arwaye ameze nabi. Icyo ni igikomere. Yesu akuzanira igitondo. Birashoboka ko nawe ufite igikomere ubanye igihe kirekire. Birashoboka ko umaze igihe ufite agahinda kenshi. Birashoboka ko umaze igihe ufite intambara. Birashoboka ko umaze igihe ufite ibibazo bitandukanye mu buzima bwawe. Birashoboka ko umaze igihe udasinzira kubera ibikomere. Birashoboka ko umaze igihe nta mahoro ufite mu buzima bwawe. Ariko Imana ikuzanira amateka mashasha, ikura agahinda mu buzima bwawe, ikuvura igikomere mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Uzi yuko ushobora kwegera Imana waba uri gusenga, Imana ikagukiza urubwa. Uzi ko ushobora gusenga Imana igasenga ibyo utari uzi ko biriho. Uzi ko muri iyi saha gukira ibikomere ushobora gufata natwe turi gusenga, Imana ikagukuraho igisuzuguro ku buzima bwawe. Uzi ko Imana ari ifata dosiye zaraniranye, Kristo ajya afata izi dosiye zarakunaniye, Yesu yazifata akazishyira ku rutonde, amateka agahinduka. Hari igitondo Yesu yakuzanira ku buzima bwawe. Hari igitondo Imana yakuzanira ugaseka ku buzima bwawe. Hari igitondo cyasimbura uwo mubabaro ufite. Hari igitondo cyasimbura ubukode ufite. Hari igitondo ndumwuka Imana ngo hari igitondo Kristo yakuzanira ukisanga mu wundi mwambaro. Lope ele kosikam. Hari igitondo papa yakuzanira ukisanga nawe bari kuvuga ngo jya mu kazi. Hari igitondo papa agiye gukuzana mu rugo rwawe ubona impinduka. Waruzi ko hari igitondo Imana igiye kuzana ku buzima bwa mama. Nzi umubyeyi wari umaze igihe asenga asaba Imana urubyaro, afite igikomere cyo kubura urubyaro. Na mukuru we afite igikomere cyo kubura urubyaro. Mukuru amaze imyaka 12, abo twatanye kwa gatatu. Murumuna w'umudamu yaje gushima Imana mu rusengero. Murumuna amaze imyaka 5, mukuru amaze imyaka 12. Bose barabarose, bashaka batabishaka. Umva igikomere. Uzi kubyara abana b'abakobwa bagashaka bose bakabura urubyaro. Bene data, hari ibintu bitubaho bidasobanutse, biba bisanga twegera Imana idukureho imbaraga z'abakonikoni ku buzima bwacu. Turimo dusenga Imana, twinginga Imana, turimo dutereta Imana. Igihe kimwe Imana yamubwira ngo mbahaye abana, harabanza mukuru wawe, hakurikira muzabyara mukurikirana. Mwuka w'Imana yarabwira ngo muzabyara mukurikirana kandi muzongera guhura mwarabyara. Uyu munsi bafite abana bose. Imana ishimwe.
icyo ni igitondo Imana izana ku buzima bw'umuntu, amateka agahinduka. Bafite gahunda yo kuzaza ahangaha kuri gusengerwa, nifuza ko bazazana bose n'abatware babo ntibabinyemerera. Igitondo umurozi akagufatira, agafatira umwana wa mbere, agafatira n'uwa kabiri, akavuga ati nashaka ntazabona urubyaro, n'uwa kabiri naducika agashaka ntazabona urubyaro. Ariko umva nkubwire, Yesu Kristo ajya dukiza ibikomere, tukabyara abarozi bahari, tugaheka bahari, abana bakiga bahari, abana bakagera kure bahari, bakajya hanze kwiga, abarozi bahari, bakarangiza kwiga bahari. Uzagira agaciro umurozi uri kukuruga ahari, kugira ngo Imana imwereke ko hari Imana wizeye. Dope ene mandora. Uyu munsi ababyeyi barashima Imana, baravuga Imana babonye. Uyu munsi uri ku musozi w'amarira, nawe uri ku musozi w'agahinda, ariko nica nkubwira ngo hari igitondo Imana ikuzaniye cy'umugisha ku buzima bwawe. Wagize ngo mushiki wanjye nuko utazi kwisiga amavuta neza se? Hoya, hari uwakwitendetseho, hari imbaraga zikurwanya, hari imbaraga zirwanya ubuzima bwawe, ariko izi mbaraga zikurwanya zirakurwaho n'amaraso Yesu Kristo wa Nazareti. Nuko utazi gukora, uzi gukora, ariko hari imbaraga zikurwanya, hari imbaraga zikubuza amahoro. Dufite ibihamya, ibintu ubona wagize iterambere ririhuta, rigeze hagati bararihagarika, umera nkaho uguye muri koma, ibintu birahagarara, kandi wari ufite iterambere rivuduka, ubona birahagaze. Ibyo ni ibikomere, ni imbaraga zikurwanya. Hejuru y'izo mbaraga nze kukubwira ngo hari isaha yo gukira ibikomere, hari isaha Imana igihindura amateka ku buzima bw'umuntu. Umwuka w'Imana anyicaza nkubwire ngo hari igitondo cy'umugisha muri iyi saha yo gukira ibikomere. Imana igukiza icyo gikomere, nawe wicaranye inshuti yanjye. Imana igikiza igikomere, amateka y'umuntu agahinduka. Imana yewewe, Imana igikiza igikomere, umuntu akambara akaberwa. Zamasengesho, imbaraga zibohora, imbaraga zibohora, iyo dukirira. Mu mbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho, niho dukira, niho dutabarirwa. Mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho ni Imana igivurira umuntu ibikomere. Mu mbaraga z'amasengesho ni Imana igitabarira. Mu mbaraga z'amasengesho ni Imana igikuraho umuntu umusozi. Imana ishimwe. Uzasoma mu gitabo cy'Imigani 8 ku murongo wa 17, hari ijambo rikomere, bankunda kandi abantu bashakana umwete bazambona. Mu mbaraga z'amasengesho Imana igikuraho umuntu urubwa. Uzasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani nanone ibice 21 ku murongo wa 30, wumve kuntu havuga. Haravuga ngo nta bwenge cyangwa umuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Reka nkubwire, ibikurwanya bizakurwaho n'imbaraga z'amasengesho. Muri iyi saha gukira ibikomere, nta handi hantu uzakira ibikomere, ni mu mbaraga z'amasengesho.
kugira ngo ugire uburinzi budasanzwe ku buzima bwawe, injira mu mbaraga z'amasengesho. Kugira ngo ibiguhiga bikubure, injira mu mbaraga z'amasengesho. Hari igitondo Imana ikuzaniye, ugiye kubwira abantu ngo nabonye igitondo cy'umugisha. Hari urubwa Imana ize gukuraho ku buzima bwawe. Ndagira ngo witege uko ngiye gusengera. Nari nicyandi gukuririmbira ko hari igitondo Imana izari ku buzima bwawe. Wowe uri muraboko urumva ko igitondo cya buri munsi uzajya ubyukira mu marira, mu bitutsi, mu ntambara, muri stress kwa muganga. Hari igitondo Imana izanye ku buzima bwawe. Hari igitondo papa azanye amateka gahinduka kuri wowe. Ndiyo ngusengere. Niba ufite icyifuzo cy'uburwayi, ndagira ngo wizere ko aka kanya hari Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Niba ufite icyifuzo cy'ideni, ndagira ngo wizere ko hari Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Niba ufite icyifuzo cy'intambara zo mu kazi, ndagira ngo wizere ko izo ntambara Imana ize kuzirwana. Niba ufite icyifuzo cya piriyave, ndagira ngo wizere ko hari Imana ihindura amateka. Niba ufite icyifuzo cy'uko Imana yaguha akazi gafatika, ndagira ngo wizere ko Imana ari igatanga, singiye ugatanga oya. Niba ufite icyifuzo ko Imana yagukiza imbaraga z'abarozi zikujengereje, ndagira ngo wizere ko Imana ihindura amateka. Haleluya! Ari umuntu w'inshuti yanjye njya kumusengera, nimba abyibuka, yarubatse ahantu inzu, umurozi aravuga ati nzamwicira. Yibagirwa ko hari Imana mu ijuru ihindura amateka y'umuntu. Turi gusenga, Imana itwereka rwose yarakana ati nzamwicira hasi imbuzi izina ry'umuntu. Mu gihe arimo yitegura turimo dusenga, Imana ikora igitangazo umuntu, Imana ihindura amateka. Aramubisa arahimuka, Imana imusumbiza inzu nziza. Mumba amasengesho tujya ducika ibintu bitwirukankaho, abarozi bari kwitegura umunsi uzasara. Uwo munsi Imana igahindura amateka yawe bikamenyekana. Bari kwitegura umunsi bazaguhitana, Imana igahita igukura gisuzuma. Mu mbaraga z'amasengesho dukira ibikomere. Ndagira ngo twinjire mu gusenga. Muri Isaya gukira ibikomere, Yesu agukiza ibikomere. Twavuyeyo nari mfite ubavuga ni Mana yanjye we, Mana uyu muntu koko mbona bagiye kumwiba, koko shitani kigiye umuroza agiye kumwiba. Agaruka mbwa ati ya narimutse, inzu yaruzuye, narimutse, Yesu yahinduye amateka. Mu mbaraga z'amasengesho nongere bisubiremo, tujya ducika ibitwirukankaho. Nimba hari ibiri ko kwirukankaho, uzabisigisha amavuta Imana yaguhaye, uzabisigisha umwuka wera, uzabisiga. Uzasiga umurozi arimo kureba agira ngo muri mugenzi wawe, uzasiga amashyari ku buzima bwawe, uzasiga akagambane ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo hari bazaterana, ariko sinjye uzabateranije. Umuntu usenga uraterana, ugaterana ushaka kumugira nabi, ijuru rigaterana rigambira kumugirira neza. Tekosika banduraye. Umuntu wubaha Imana uterana, ugaterana, abarozi bagaterana, abagambana bagaterana, bagahimba dosiye, ijuru naryo rigaterana. Rigaterana rigiye kumugira neza, rigaterana rigiye kumurwanirira, rigaterana rigiye guhindura amateka. Saduraka na Meshaki barateranye. Baricara baraterana, abanyabwenge baraterana, bacana umuriro bari bateranye. Ijuru naryo riterana rivuga ngo uwo bacanye ntabwo tuwufitemo uruhari, ntitwabyemeye ko bawucana. Babajugunyemo baravamo ari bazima, barabajugunyamo biteguye ko bashirira. Nk'uko nawe arabakujugunya mu bibazo biteguye kucumba umwotsi ugashirira. Ariko imbaraga z'amasengesho zidukura mu muriro. Babajugunyemo umwami aza kura ko bashirira, asanga barimo baragenda mu muriro. Ibiguteranaho ntibirusha Imana yo mu ijuru guterana.
dewe kosika mandora. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo ibiri guterana ku buzima bwawe, ibiri guterana mu mibereho yawe, ibiri guterana mu kazi kawe, ibiri guterana muri business yawe, ibiri guterana mu murimo ukora, hari Imana igiye guterana ivuguruza ibyateranye. Dewasa mandore kosika mandora. Nta muntu uzakuraho igitondo Imana yateguye ku buzima bwawe. Ndinza nzababwira amakuru y'igitondo. Wari umaze igihe ubyuka wicaye, ubyuka nta kazi ujyamo, ariko igitondo kirabyuka ujya mu kazi. Icyo ni igitondo. Ubyuka gahunda ari ukoza amasafuriya n'ibikombe n'amasahani. Ubyuka gahunda ari ukunywa igikoma n'icyayi no kwicara mu rugo. Ubyuka gahunda ari ukurana amakozi uri umukozi mu maso. Ubyuka ari umva icyo gitondo kuntu kibishemo kabyarama. Uyu munsi ugiye peka igitondo pocyakatwe. Ubyuka urwana n'umukozi, ubyuka urwana n'amasafuriya, ubyuka urwana n'ibyombo, ubyuka urwana n'utwana turira, ubyuka ubona imodoka zitazabandi bajya mu kazi, wowe ukabyuka urwana n'ifiri n'ibiraya aho ngaho n'ibikoma. Hari Imana imbwiye ngo ubwire ngo sezera. Hari igitondo ushobora kumva mu gitondo atari kumuhanuza arimo aravuga iki. Ndimo ndavuga ko Imana imbwiye ngo nze nkubwiye ngo hari igitondo Imana iguhaye. Wabyumva utabyumva, ibi ngibi byemerwa n'abantu bazi agaciro ko gusenga. Wowe utabizi ubyihorera, ariko hari igitondo. Reba kubyuka murebana mu maso, umugabo n'umugore murebana mwese mugwanira icyayi aho ngaho mwica. Reba iki gitondo kuntu kimeze. None reba kubyuka umwatsi imodoka kujya mu kazi. Imana igiye kukuvunjira. Reba kubyuka uzika abantu, ariko ushimira Imana ubundi urya ibi uvanye. Haba igihe umaze ubyukira mu gitondo cy'umubabaro, Imana yagutugije. Imana harageze kubyuka ujya mu kazi mu izina rya Yesu. Imana yakurinze abantu ntibaguseka, yakurinze isi, yakurinze amenyo y'abasetsi, iguha kapo. Hari ukuntu Imana iturinda, murana nk'uko mbyibushye. Hari ukuntu Imana iguhishahisha mw'abantu mwe, ikaguhisha abantu bagucishe mu ijisho, ukayaga ugasa neza. Igihe kikagera Imana ikagufukurira igitondo. Impamvu iguhishe ni ukugira ngo haze igitondo. Nje mfashe iyi piano ngo hari igitondo cy'umugisha Imana zane ku buzima bwawe. Reba igitondo ngo umuntu abyuka buri munsi ajya kwa muganga kuvuza umwana, kuvuza. Utagwaye umwana yagwaje umutwe, utagwaje umutwe yagwaye umugongo, utagwaye umugongo yarwaye ibicurane, utagwaye ibicurane yarwaye diabete, guhora urwaye, utagwaye diabete yarwaje mwene wabo, ugahora muri urwo, utagwaye mugatarwaye, mugabo yarwaye, umwana atarwaye, kwishura umwana yarenge, ugahora muri urwo. Uwo muvumo Imana ize kuhagarika ku buzima bwawe. Hari igitondo Imana izanye bota wasira mandora. Hari igitondo Imana ize ku buzima bwawe. Abankurikiye live n'abazabyumva, ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo n'abankurikiye live hari igitondo Imana ibazaniye. Ni Imana yabaza. Hari igitondo Imana izanye ikirukana imbaraga z'abarozi, ikirukana imbaraga z'abapfumu, ikirukana imyaku ya karande mu muryango iwanyu, ikirukana uruzerero, ikirukana ibyitambika mu kuzamuka, ikirukana ibyitambika mu masezerano yawe. Uryamanya amasezerano yaje uruhumbu. Akira igitondo kibohora amasezerano yawe. Lope ene waza mandora. Uku ni kumuka w'Imana mbwiye. Akira igitondo mwisa yo gukira ibikomere. Akira igitondo gisimbura igitondo cy'umubabaro cyo kubyuka wiganyira uvango mwami. Ibi bintu bizashibwa iherezo ryari. Ndagira ngo usengere mu izina rya Yesu. Niba ufite kwizera, humbya amaso dusengane. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikuraho igisuzuguriro. Wambwiye ngo hari igitondo uze ku bantu bawe. Hari ibitondo bari bamaze igihe by'umwaka, hari ibitondo by'isuzuguriro, ariko wambwiye ngo muri isa gukira ibikomere, ibyo bikomere bamaze igihe bafite ugiye kwibakiza. Uzana igitondo cy'umugisha, uzana igitondo cy'amashimwe, uzana igitondo cyo kuzura umwuka wera, uzana igitondo cyo ngo nzinduke nacerwa ku kazi.
umurozi wari warazanye ibitondo by'umuruho natsindwa mu izina rya Yesu. Turafungura imiryango y'abana b'Imana, turafungura ubwiza bw'Imana ku bantu bawe. Turirukana imbaraga z'uburwayi, turukana imbaraga z'amashari, turukana imbaraga z'akagambane, turukana imbaraga z'abacuragura, turukana imbaraga z'inyatsi, turukana imbaraga z'uruzerero. Nibakira igitondo muri ise gukira ibikomere, bakira igitondo cy'umugisha. Urakoze kuri Imana ibikoze ugahindura amateka ku bantu bawe mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha, ijambo ry'Imana akagaruka, Yesu akuvura ibikomere muri ise gukira ibikomere. Imana ibagire neza, ijambo ry'Imana akagaruka. Bye bye.